ashobora kuba agiye gutwika rwose ubona ko izaba ari tiyo nziza cyane kabisa. Ngo rero tubifurize amahirwe masa. Zimba navuga ati kabisa ku munsi wo mbere kabisa ati tuzaba atangiye tumeze neza cyane birumvikana. Ubwo rero zimbona kabisa ibintu bitoroshye cyane. Ubwo rero mbere gato yuko twinjira neza muri operation Yusufa nabira byose nababwiye kabisa bijyanye no gusaba imbabazi ndetse no kugaruka muri Rayon Sport ndetse na condition 3 nababwiye. Nabonye calendrier kabisa y'imikino ya champion isa naho yahindutse ukuntu. Nk'ubu ndabona kabisa umukino w'umunsi wa 29 wa shampiyona cyiciro cya mbere hano mu Rwanda ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatandatu haza imikino ikurikira. Ekipe ya Edenzer izakira ikipe ya Gasogi kuri stade Umuganda ku isaha y'isa 9. Hanyuma ekipe ya Musanze izakira ikipe ya Mukura Victor Sport ni kuri stade Ubworoherane ku isaha y'isa 9. Hanyuma ekipe ya Etoile de l'Est kabisa izakira ekipe ya Gorilla Football Club umukino uzabera Ingoma ku isaha isa 9. Hanyuma ekipe ya Gicumbi izakira ekipe ya Rutsiro umukino uzabera mu ntara y'Amajyaruguru ari kabisa kuri stade ya Gicumbi. Ekipe ya APR Football Club umunsi izaba yakira ikipe ya AS do Kigali umukino uzabera kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Hanyuma ekipe ya Bugesera Football Club yo izakira ekipe ya Polisi umukino uzabera kuri stade ya Bugesera. Hanyuma ekipe ya Marine Football Club kabisa izaba yakiriye ekipe ya Rayon Sport umukino uzabera kuri stade Umuganda. Indi mikino rero hazaba umukino umwe uzaba ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu. Ekipe ya Espoir aho ngaho izaba yakiriye ekipe ya Kiyovu Sport umukino uzabera i Rusizi kuri Rusizi Stadium azaba ari ku isaha isa 9. Rero ngiyo imikino y'umunsi wa 29 ayimure ku itariki ya 11 ndetse n'icyiciro cya 12 z'ukwezi kwa gatandatu kabisa. Ngo rero abantu mwese kabisa mutegereje imikino vuba hangaha kubera imikino y'ikipe y'igihugu birumvikana amatariki nayo yahise yegezwa inyuma. Ndabona n'umunsi wa 30 kabisa uzaba atariki ya 14 ya 15 ndetse n'itariki ya 16 byose by'ukwezi kwa gatandatu. Imikino izaba atariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu kabisa. Ikipe ya Musanze izaba yakira ikipe ya Rutsiro umukino uzabera kuri stade Ubworoherane ku isaha y'isa 9. Hanyuma ekipe ya Edenzer izakira n'ikipe ya Mukura Victor Sport umukino uzabera kuri stade Umuganda ku isaha y'isa 9. Hanyuma ekipe ya Polisi izakira ekipe ya APR Football Club n'umukino uzabera kuri stade ya Kigali. Hanyuma ekipe ya AS Edo Kigali kabisa nayo izaba yakiriye ekipe ya Etoile de l'Est kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Ubwo rero navuga ko ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu naho azaba imikino birumvikana. Ekipe ya Gasogi United kabisa izaba iri mu kibuga yakira ekipe ya Rayon Sport kuri stade ya Kigali. Hanyuma ekipe ya Kiyovu Sport yakira ekipe ya Marine umukino nawo uzabera kuri stade ya Kigali Nyamirambo ku munsi wa gatandatu z'atariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu birumvikana. Ekipe ya Gorilla Football Club kabisa izaba yakiriye ekipe ya Espoir kabisa umukino uzabera kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Mu gihe ekipe ya Gicumbi Football Club yo izaba yakiriye ekipe ya Bugesera umukino uzabera i Gicumbi. Ngango korero
ngibyo nguko uko bimeze muri rusange uko kabisa imikino yashyizwe ku matariki atandukanye abijyanye n'uburyo hari kwitegura ekipe y'igihugu imikino itandukanye byagiye bihurirana niya shampiyona ubwo rero amasegonda 30 cyangwa se manze nyuzemo ibitekerezo byanyu nebe uko bimeze ndahita nza niruka cyane mu kiganiro neza cyane kabisa nza dutangira na operation Youssef kabisa ibijyanye n'imbabazi yasabye ibijyanye no guruka muri Rayon Sport ibijyanye n'ubuzima bayibo muri Rayon Casablanca ndetse n'ibijyanye na condition eshatu zashyizweho ndetse n'ibyo president atangaje kuri iyi transfer back cyangwa se backing transfer ibyo byose rero biraza kuba biri muri kino kiganiro neza cyane nanje kugenda nkubura buri kamwe kose kari mu nzira kugira ngo unze kuza muri operation meze neza nta na kimwe kiri kuncika habe inagatoya reka mpita nihuta cyane kubera ko ndabona amasaha yo aba yatujyanye ndabona nka warakirindinyo kabisa wakirindinyo navuga ati kabisa ameze neza abantu nk'abankunda match bose kabisa navuga ati kabisa tumeze bo turakurikira kabisa iyo operation muyitugezeho neza navuga ati kabisa Youssef kabisa ni umukinnyi mwiza cyane kabisa ati kuba yagaruka muri Rayon Sport ni ibintu by'agaciro gura kamfite akaruhuko gatoya k'umunota umwe cyangwa se amasegonda 30 uri mitenza nanzika n'irigaruka rya Youssef muri Rayon Sport ubwo rero reka mpite nihuta neza cyane kabisa kugira ngo neza mbagezeho operation Youssef uko imeze reka duhere inyuma gatoya operation dutangire twibukiranya uburyo Youssef yavuye muri Rayon Sport ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere kabisa nibwo hasohotse itangazo rivuga ko umukinnyi waturutse muri Rayon Casablanca aturuka mu gihugu cya Maroc amaze gutandukana na ekipe ya Rayon Sport ku mugaragaro ku mpamvu umukinnyi yise kudafatwa neza muri ekipe hanyuma haje gutangazwa version ivuye kuri perezida ivuga ko Youssef kabisa afite imyitwarire itari myiza ariyo mpamvu atandukanye na ekipe ya Rayon Sport nta yindi mpamvu ihari mbere yaho gatoya mu ijoro ryo ku wa 20 z'ukwezi kwa mbere hari hasohotse inkuru yo mu kinyamakuru agikorera hariya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu akivuga ko umukinnyi waturutse muri Rayon Casablanca akajya muri ekipe ya Rayon Sport agiye nk'intizanyo yabayeho mu buzima bubi cyangwa se afashwe nabi ku buryo bubi cyane byanatumye ngo afata icyemezo cyo gusezera muri iyi ekipe igihe amashusho yaracicikanye hanyuma ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport burabibona bufata icyemezo cyo gutandukana na Youssef Lahab ako kanya inama y'igiteraganye zitangira ku isaha y'isa 9 hariya kuri Hilton Hotel hanyuma afata icyemezo uwitwa Youssef baramusezerera ku mugaragaro nyuma yaho rero uwitwa Youssef Lahab yaje gusubira mu gihugu cya Maroc muri ekipe yari yarahozemo ya Rayon Casablanca hanyuma ahageze yaza kwakirwa bamushyira muri ekipe y'abakiri bato ntabwo bahise bamushyira muri Ligue 1 y'iki hariya mu gihugu cya Maroc ahubwo bahise bamushyikiriza ekipe y'abakiri bato cyangwa se Academy ka Rayon Casablanca ibi rero
ntabwo Yusuf yigeze abyakira cyangwa se ngo abyishimira, byaje gutuma rero haza kuvuka imvururu zidasanzwe. Witwa Yusuf umwaje we cyangwa se agenti we aza gutangaza ko atishimiye umwanya Yusuf ari guhabwa cyangwa se agaciro ari guhabwa abijyanye n'ubuhanga ndetse n'ubushobozi uyu mukinnyi ngo yifitemo. Gusa ibyo ngibyo ntacyo byatanze kubera ko ekipe ya Rayon de Casablanca itigeze yisubiraho na gatoya kuba yamuhindura ngo imuzane muri ekipe nkuru ya Rayon de Casablanca, cyane ku mwanya akinaho wari uriho abakinnyi benshi kandi ngo bamurusha nk'uko ubuyobozi bwa Rayon de Casablanca icyo gihe bwabitangaje. Hanyuma rero haje gucamo igihe kingana n'ibyumweru bibiri witwa Yusuf ari kubarizwa mu kademi ka ekipe ya Rayon de Casablanca. Hanyuma ekipe yo mu gihugu cya Misiri ikina mu cyiciro cya gatatu iza kumwifuza, ariko Yusuf aza kuvuga ko atari ku rwego rwo gukina icyiciro cya gatatu mu gihugu cya Misiri. Nyuma yaho rero Yusuf yakomeje kubaho atishimye muri Rayon de Casablanca, abiza gutuma atangira gusiba imyitozo imwe n'imwe, baza kumushyira mu bihano by'iminsi 15 ari mu bihano muri ekipe ya Rayon de Casablanca. Hanyuma ibyo bihano abirangije agarutse muri ekipe asanga umwanya we warawukabye ndetse no mu kademi asigaye afata agatebe. Ubwo rero nyuma yaho gatoya kabisa nibwo witwa Paul Egtarta, uyu nguyu ni umu agenti we n'ubundi usanzwe umureberera ahazaza he, yagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'ekipe ya Rayon Sport kuri telefone, bagirana ibiganiro by'isaha n'iminota 30 baganira ku bijyanye na Yusuf Rahab. Ushobora kuri kwibaza ngo barimo baganira iki ku minota ingana gutyo yose. Ikinyamakuru Mwana Sports cyo muri Tanzania icyo gihe cyanditse article igira ati Operation Coming Back Yusuf. Ntibashyiraho ijambo Rayon Sport, bandika ati Operation Coming Back Yusuf. Ibyo ngibyo gusa nibyo banditse ku kinyamakuru cyabo. Hanyuma winjiye mu kinyamakuru baranditse bati uwahoze ari umukinnyi wa Rayon Sport Yusuf Rahab ntabwo yishimye ashobora kugaruka muri Rayon Sport. Amakuru yasohotse nyuma yaho avugwa mu byari byavugiwe mu kiganiro umwe mu bayobozi b'ekipe ya Sport agiranye n'uwo mwa agenti wa Yusuf Rahab, nuko harimo kondisiyo 3 zigomba kugarura Yusuf Rahab muri Rayon Sport mu gihe cyose izo kondisiyo zaba zubahirijwe, kuko ngo negociation n'ikijyanye n'ifaranga byamaze kujya hanze. Shoko kwibaza ngo nangahe bemeje imyaka ingahe, ese izo kondisiyo ni zihe? Reka mfata akaruhuko akamasegonda 30 hanyuma ngaruke nabyo mbikubwira neza ibya Yusuf kuri iyi saha.
ubwo operation aho twari tuyigeze ngira ngo mwagiye mwumva neza uko twagiye tuyimanuka neza cyane. Hanyuma rero ibimwe mu byemejwe n'umu agent wa equipe wa Youssef Rahab aganira n'umwe mu bayobozi w'equipe ya Rayon Sport, bavuze ko Youssef yifuzwa muri Rayon Sport ariko na Youssef nawe akaba yifuza Rayon Sport, bivuze ngo bose bayifuzanya, ariko Youssef akavuga ko kimwe mu bintu yifuza kandi agomba kubona muri Rayon Sport ari ibintu bitatu. Icyambere, Youssef arifuza gukina imikino nyafurika iyo ari yo yose. Baravuga bati process zose mwakora ngomba kuza ari uko mufite akuzakina imikino nyafurika umwaka utaha. Ati kubera ko ati ndifuza ko umukinnyi mpuzamahanga ariko nanone ugaragara nk'uko urwego mpuzamahanga. Tukiganira ku rwego mpuzamahanga nuko nzakina imikino mpuzamahanga. Mu ijambo rye rituje gutyo aravuga ati nuko nzakina imikino mpuzamahanga. Na Rayon Sport ikavuga iti turi gushaka ko twakina koze kugira ngo tuzatwara igikombe cy'amahoro, hanyuma bizarangire tugaragaye mu mikino nyafurika CAF Confederation Cup, ngo byose bihite bikemuka neza cyane. Abantu benshi bakavuga bati Youssef byanga byakunda agomba guruka muri Rayon Sport mu gihe kuko niyo condition ubundi isa naho igoye cyane, akubera ko izindi condition ziri aho ngaho. Mu gihe Rayon Sport rero yaba itwaye igikombe cy'amahoro, mwahita mubona Youssef Rahab Kigali kabisa agaruka muri private jet. Ayo mpamvu rwose uri kubona ko amafani club agiye atandukanye muri Rayon yakomeje kugenda shyiramo icyo twakwita imbaraga hose. Bavuga bati kabisa atugomba kugerageza gutanga umusanzu wacu kugira ngo equipe yacu ibone icyo twakwita gahimbazamuzi cyangwa se prime, hanyuma izatubaze ikindi natwe tuzebaza umusaruro ku munsi wo kuwa kane adukina umukino wo kwishyura n'ikipe APR Football Club. Twisezerere atari ibyo ngibyo Rayon Sport turaba tuguye hasi kubera ko nta mukinnyi n'umwe twazongera gusinyisha. Nibyo ngibyo n'amagambo y'abafana ba Rayon Sport, ariko none bajya kureba neza ugasanga abisa naho bijya kuba byo kubera ko abakinnyi benshi mpuzamahanga bashaka gukina imikino mpuzamahanga, kandi gukina imikino mpuzamahanga nuko ikipe ya Rayon Sport nibura yagaragara muri CAF Confederation Cup. Rero umuntu yakwibaza ngo ese Rayon Sport ubushobozi bwo gutsinda APR Football Club ku munsi wo kuwa kane izamubona kugira ngo irebe ko yazakina imikino nyafurika umwaka utaha. Byose n'ibyo gutega amaso tukazarira mu cyumweru gitaha uko bizagenda. Izindi conditions zigera kuri ebyiri zo ni conditions zisanzwe, ni condition ijyanye no kuba azaba afite appartement cyangwa se afite aho kuba ndetse bakamuhereza n'imodoka ye yo kugendamo hano i Kigali. Ibyo byo basanze ari ibintu simple kubera ko abafana ba Sport n'abakire ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu batinda, ahubwo ikintu batindaho cyane abagomba kumenya nuko ese equipe ya Sport igikombe cy'amahoro iri tayari kugitwara. Niyo kintu cya mbere abasa naho bari gutsimbararaho muri rusange. Gora mu kanya gatoya ndaje tugaruke kuri version ya perezida wa Sport nawe avuga noneho kuri iri garuka rya Youssef Rahab. Rero perezida wa equipe ya Rayon Sport kabisa nawe yaravuze ati uyu nguyu ni umwe mu bakinnyi kabisa twishimiye kandi twishimiye ibyo yakoze. Ati kabisa kuba yagaruka muri Rayon Sport ni ibya agaciro. Tukavuga ati rero natwe turukora iyo bwabaga bwose kabisa kugira ngo ibyo yifuza tubigereho, hanyuma tumugarure muri equipe ya Rayon Sport. Ibitekerezo byayo bigenda binyuzamo amaso gatoya, ngiye kuza mbisoma byose kabisa numva uburyo
mwakiriye cyangwa se mukomeye amashyi igaruka rya Youssef muri Rayon Sport mu gihe mwamutwaye iki gikombe cy'amahoro. Ndaje gatoya byose tubinyuremo neza twitonze n'ibitekerezo byanyu mvuga. Yes, kabisa uyati nitwa J Squeeze ati nkoresha caption nitwa ha uguha ati kabisa rero ati ekipe ya Rayon Sport kabisa ati yongiyo ni deal ikomeye cyane kabisa ati kuko Youssef Lahaba ati navuga ko kabisa ari umwe mu bakinnyi bitwaye neza cyangwa se bagaragaje icyo nakwita imbaraga zidasanzwe muri ekipe ya Rayon Sport kandi agaragaza ari umusaruro mwinshi cyane ati rero ati kuba ekipe ya Rayon Sport yagara Youssef ati navuga ko ari akantu keza yaba ikoze ati nitwa Dr Pacifique ati kabisa ndabakurikiye nibere mu Kamenge ati Rayon Sport hejuru cyane kuri YouTube channel yacu mutubwire kabisa Youssef muri kumwakira gute ayitwa Youssef kabisa muri kugenda mumwakira gute turategereje rero kabisa turategereje kugira ngo turebe neza ibitekerezo byanyu ati nitwa Antonio ati Rayon Sport turayishyigikiye akoze cyane Antonio kabisa genda tangaza byinshi cyane kabisa Antonio ati nitwa Rwigamba kabisa ati komeze neza ati equipe ya Rayon Sport ekipe ya Rayon Sport kabisa ati meze neza ndumva tuzatwika umwaka utaha ati nitwa Mayi umuhuza kabisa ati Youssef agarutse muri Rayon Sport namenya ko atagira ubwenge iki mwabantu mwe nabashaka gutukana se ngubwo nyine sinzi abona hari akabreaking news witwa twitesha Rayon TV10 witwa ngo ngo Ministry Olole Munyagajo Mimosa na Ministry Dr Ernest Nsabimana basuye stade ya Huye aho barebye aho imirimo yo kuyivugurura igeze. Okay, they visit. Tureje ko stade ariyo izakirirwaho imikino y'u Rwanda ruzakira ayo gushaka itike ya kane ya 2023 izabera mu gihugu cya Cote d'Ivoire kuri RBA. Soze Lorenzo Christian kabisa nyiri gushikwana na Rayon TV10 tumusuhuze soze rwose esa ni ikindi kubona ariko Ernest ubutumwa bwawe busubiramo neza utubwire ngo ufite ubwino ngo mu Rwanda ngo imikino ngo ya fixing ibyo bintu rwose ati kabisa ati nitwa Edwin kabisa ati twishimiye igaruka rya Youssef kabisa ati kandi turabona tuzabikora neza cyane ati rero ati ahubwo Rayon Sport nishyiremo akabara gitware igikombe cy'amahoro hanyuma natwe twerekana urwego rwo hejuru. Rayon Sport twaye igikombe cy'amahoro nta kabuza yabikoza akantu kabisa mugahambaye neza cyane.
ati nitwa Kefa Mastermind, ati turabakurikira kabisa twibereye hano i Kigali, ati nitwa Alphonse Marika Mugisha, ati twibereye Nyakinama kabisa mu karere ka Musanze, ati turabakunda cyane basaza. Mfana wa Sport dukunda rwose ntabwo yari warishu. Jonathan Kabe ati mambo vipi Ita Jonathan Kabe kabisa, ndakubona neza cyane kapo, umeze neza cyane, wagenda utanga updates zigiye zitandukanye, birumvikana rero nawe tugera tugusuza kabisa, tumeze neza cyane, tugenda twungurana ibitekerezo, birumvikana kabisa tumeze bom ibitekerezo byanyu kugera bimeze amaso kuri Facebook yacu, ndagenda kabisa mbona ibyo muba mwatangaje, birumvikana ndetse n'abakoresha Instagram, Twitter, mwese kabisa twabashyize igorora hose post tuba twaziteretseho tumeze neza. Jonathan Gabe nawe turagukunda cyane kabisa, ati rero twizere ko umeze neza, ati wona wacu Imana idufashe kabisa abe yakira kuko ibintu byacu bimeze nabi. Nizigiyimana Karim Mackenzie yagarutse mu ikipe y'igihugu nyuma y'imyaka 2 asezeye mu ntamba mu rugamba. Uburundi bufite umukino uzabahuza na Namibia Windhoek n'uwo wazakinamo na Cameroon i Dar es Salaam mu kwezi gutaha. Mackenzie rero ari mu bakinnyi bari kwitwara neza muri Rayon Sport muri uyu mwaka, bikaba byatumye ahamagarwa muri ikipe y'intamba mu rugamba, ikipe y'igihugu Burundi. Mackenzie yitwaye neza, nta kintu wazushinja rwose uyu muhungu, reka niko bimeze. Aperi ngo ibiciro zakuba kabiri ariko ngo itike ya make ni 20, faranga izayaryara 20, 40, 120, 140. Ngubwo nyine abatafite ntago bazareba match. N'ibiciro no mu Rwanda bisigaye bikaze. Atari kweli kabisa. Ni wadanje. Ntabwo biba byoroshye nyine tu. Byabona nabyo twabibabwiye, umuntu uri kubimbaza nyine yihangane, twamaze kubitangaza neza cyane. Mbona hari abantu benshi kabisa baza nyuma bakatubaza amakuru twamaze gutangazwa. Mujye musubira inyuma gatoya mwumve ibyo twavuze mbere. None atari kabisa, ariko kafi sigaye dukunda. Nabanya tweetinze ejo ngo the first encounter between Senegal and Rwanda is set to take place in the Total Energies African 2023, who will bag the first win. Ekosha atari nakari hatari kabisa, ariko biba byoroshye. Biba byoroshye kabisa. Ibintu byahari ingingo ku munsi w'ejo byo byari ibihuha bavuze ngo wahawe ruswa. Reka abonye babinyomoza rwose neza cyane ubuyobozi bwa Kiyovu Sport. Vuga bati ibintu byo kuvuga ngo hari ingingo bamuhaye ruswa kuri match ya IPR ngo ya miliyoni 6, ibyo ngibyo murebe iyo mubishyira. Ubuyobozi bwa Kiyovu Sport bwarabinyomoje rwose, bavuga ko ekipe irameze neza nta kibazo bafite. Ngo rero bagiye bazana ibintu by'impuha. Twizere ko mwese rero mubyumva neza. Ubwo rero kamite mbashimira neza cyane kabisa, nshimira abantu bose kabisa bari mudukurikiranye neza, nshimira kabisa abantu bose bamaze gukora subscribe, hanyuma mbashimire neza ngira ngo operation Yusef nari mukuru yatandukanye mwamaze kwiyumva neza. Nitwa Jaso, hanyuma Kigali twakise Rayon Time Sports.
reka nongere mbifurize ibihe byiza mwe mwese mukomeje kugenda amudukurikirana reka anizere ko kabisa abantu mwese muri muhuta enye wongeyeho umujyi wa Kigali mukomeje kugenda mugira ibihe byiza birumvikana rero ni Rayon Time TV hanyuma tuje kugenda tuganira twizere ko rero mwaramutse neza cyane ahantu muherereye nizere ko kandi mumeze neza mu buryo bw'umubiri ndetse na roho nziza Yes, birumvikana rero nitwa Jozo Christian maze kumenyera kabisa angaha tuba atumeze neza mu kiganiro twise Rayon Sport Time YouTube bayita Rayon Time TV Atuja mu kiganiro cy'imikino nkuko nabikubwiye neza cyane kabisa ari ikiganiro kimara iminota itari imyinshi cyane kabisa ngaha rero tuba tugomba kugenda tuganira amakuru agiye atandukanye abagezweho muri Rayon Sport ngaha nkuko nabivuze tuganira Rayon Sport 99% hanyuma rimwe risigaye tukaganira andi ma equipe n'andi makuru bari kugenda acara ntabwo rero byoroshye habe na gatoya ntabwo byoroshye kabisa ariko birumvikana biba ari ibintu byo kugerageza kugira ngo turebe ko twagerageza kuba update hanyuma tugerageza gufasha abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport kumenya amakuru agiye atandukanye abarimo imbere muri ekipe yabo ekipe ya rubanda ubwo rero n'amakuru turi buze kugenda dusangira ijambo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi turaza kwifashisha kabisa telefone haba ku murongo wa telefone turaza kubakira neza cyane telefone yacu ni 0784422982 kabisa hanyuma tukagenda tuganira neza cyane ubwo rero iyo telefone kabisa niyo turaza kubakiraho nkuko maze kubivuga hanyuma tugiye kugerageza kuganira twibanda kuri operation Youssef Lahab nguyu kabisa ugomba kuba agaruka muri Rayon Sport kabisa ubwo rero operation kabisa Youssef Lahab kabisa ubungubu kabisa navuga ko ari ibyinshi cyane kabisa bikomeje kugenda bivuga kuri operation urebye ahanini turaza kuganiraho ikijyanye no gusaba imbabazi k'uyu nguyu Youssef ndetse no kugaruka kwe muri Rayon Sport operation kwiteye ijambo rya perezida n'uburyo connection ye na Youssef imeze ubu ngubu ndetse no kuba Youssef yarasezerewe muri equipe ya Rayon Sport cyangwa se arekuwe hanyuma agasubira muri Jadu Casablanca turaza kumenya ubuzima bwe nyuma yaho byagenze bite bimwe mu byatumye asabira imbabazi muri Rayon Sport ndetse akahita ayifuza kuyigarukamo nabo bakaba bamwakiriye kuri konde se 3 uraza kumenya ngo nizihe mu kanya gatoya ubwo rero
ntabwo tuba tugomba gutinda abirumvikana ahangaha nkuko namaze kubikubwira kabisa turaza kwibanda kuri operation Youssef Lahab bijyanye no gusaba imbabazi muri Rayon Sport kuba agiye kugarukamo ndetse na condition eshatu zamaze gushyirwaho rero byose kabisa turaza kugerageza kubisesengura neza dukoresheje amakuru yizewe kandi atangwa hariya imbere muri ekipe ya Rayon Sport birumvikana hanyuma rero tugahita tugerageza guhereza buri wese udukurikirana ahangaha kabisa icyo twakwita amakuru ya nyayo muri rusange ubwo ibitekerezo byanyu natangiye kugenda mbibona gake kabisa ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye mwatangiye kugenda mwandika kabisa mugaragaza byinshi bitandukanye muri kugenda mutangaza muri rusange ubwo rero nabyo birumvikana bagomba kugenda binyuzamo amaso kugira ngo dutangire kino kiganiro kabisa twamaze kuganira no kumenya abakunzi bacu hano baherereye ndetse n'ibyo bahugiyemo muri aya masaha kugira ngo ibintu bibe bimeze neza cyane kabisa ibitekerezo byanyu kabisa ndi kugenda binyuzamo amaso kugira ngo ndebe neza uko bimeze kugira ngo ngene menya neza icyo muri gutangaza kabisa kugenda mutangaza ati nitwa Jedewo ati nibereye hano kabisa mu ntara y'amajyaruguru ati kabisa mujye munsuhuza Jedewo azadugusuza nta kibazo rwose birumvikana kuko hano ni iwanyu ni mu rugo mugomba kujya muhi isanga muri iru usanga ubwo rero ndabona ibitekerezo byari byinshi sinzi niba ndibuze kubinyuzamo amaso byose ngo mbirangize ariko ndaza kugerageza kugira ngo hatagira uza kugira icyo yitwaza birumvikana mba ngomba kugira ngo ngerageze kabisa ndebe uko bimeze kabisa ndebe uko bimeze nta mikino ihari ni hatari kabisa n'umuntu warunteye story aka kantu ka Taifa ngo ngabwiye umuntu kuri radio ngo wamugabo ndashaka kumva neza nanditse muri studio cyangwa ntumve off mic ntabwo biba byoroshye nyine muramira regisi abonye urukiko rw'ubujurire rwagarukanye imbaraga zidasanzwe imbaraga zidasanzwe rwose rushobora kuba rugiye gutwika abagenzi bacu kuri fine ko nabonye bitoroshye ati nitwa Ivete ati kabisa mujye mudusuhuza twibereye hano mu Gasyata ati nitwa Rurangirwa ati kabisa ati ekipe ya Rayon Sport imeze neza nitwa Uwihirwe ati kabisa mujye mudusuhuza hano Inyamirambo ati nitwa Rugimbana Donald ati ndabakunda cyane basaza ati nitwa Yohana Maria ati kabisa mujye mudusuhuza ati nitwa Kagabo kabisa ati turi kumwe 5 tumugezeho ibyo bya Youssef ati nitwa kari byinshira ngo Wiri Onana ati kabisa Rayon Sport ihagaze neza ati twishimiye uburyo iri kugenda yitwara ndetse no ku isoko ni sawa ati nitwa Abdu ati kabisa etese murabona ekipe ya Rayon Sport itagiye kuba ubukombe noneho niba Youssef agarutse ati nitwa Abahenda Aimé des Anges nibyo ati kabisa ati turabakunda cyane hano mu karere ka Musanze Priska LK ubutumwa bwawe ndi kubona bucucitse cyane rwose utubabarire cyane rwose ntabwo byoroshye
ati nitwa Engineer Fabrice ati mujye mudusuza wana Thierry ati turi kumwe Yves turi kumwe mu Pasi ati turahari Mutari ati turi tayari witwa Jumautiman ati natwe turahari turabaye witwa Paulino ati kabisa turi tayari witwa Joel ati muraho neza turabemera cyane basanze ati nitwa Mutangazaji ati kabisa turi fresh kabisa tumeze neza Dr Joseph iradukunda kabisa ati mukomeze mutugezeho amakuru nkayo ngayo kabisa ati turabemera cyane basaza nitwa Ngabo ati Rayon Sport yacu imeze neza witwa Rutayisire ati kabisa turi tayari witwa Nsabimana Fabien ati hallo witwa Kanye hala ati kabisa turi kumwe ahubwo rero reka twigaruke muri operation ya Youssef igakora ya Youssef kubera ko ndabona ubutumwa bwo rwose niyemeje kuza ku busima bwose atariko byaza akuntwara iminota irenze 10 kandi niyo nihaye rero reka tugaruke neza cyane akwigaruka rya Youssef ku munsi w'ejo abantu bakurikiranye neza social media zigiye zitandukanye uwitwa Jean Fidel Uwayezu ni perezida w'ikipe ya Rayon Sport yaratweetinze aravuga ati it's your comeback, it's your time to come back, we love you, you did something better in our team, so it's time to tell you that you are allowed to come back home. Thank you, Youssef. Aho cyo cyongereza ati ugereje mu Kinyarwanda ati ni igihe cyo gushima, ni igihe cyo kugarura watubereye imfura muri equipe ya Rayon Sport, uyu niwo mwanya kugira ngo ugaruke, nicyo gihe cyo kugaruka, nicyo gihe cyo kugaruka, wakoze ibintu byinshi urakaza neza mu rugo, urakoze Youssef. Ni gutyo Twitter ya perezida imeze. Ubwo rero abantu bakavuga bati Youssef kabisa ati yaba yamaze kuba agaruka hano muri ekipe ya Rayon Sport. Ubwo rero nibyo kwitega, gusa amakuru hari kandi yizewe nuko Youssef mu cyumweru gishize yaganiriye n'umwe mu bayobozi b'ekipe ya Rayon Sport, ngira ngo ni Roger. Hanyuma nk'ibiganiro hanini byari bigamije kurebera hamwe ese Youssef akeneye iki kugira ngo agaruke muri Rayon Sport. Ese Youssef yabyemera ubundi? Nicyo kintu cya mbere babanje gupropose. Youssef wakwemera kugaruka muri Rayon Sport? Ubwo baraganiriye bakoresheje uburyo bwa video call. Youssef we ikintu cya mbere yavuze, yaravuze ati Rayon Sport cya mbere ni ekipe nziza, ni ekipe y'umufana kandi nkunda gukina imbere y'abafana. Ati kugaruka muri Rayon Sport ni ibintu byoroshye. Ndabivuze atangara ari guseka. Ati ni ibintu byoroshye cyane, turamutse twumvikanye ko hari ibyo mugomba kungomba nkabibona koko. Ubwo ngubwo Roger igitekerezo nako ngo ashaka yatumwe na perezida wa Rayon Sport n'ubundi niyo igitekerezo cyeje kuri perezida ariko wapi. Ngo ndabona rero ku murongo wa telefone umuvugizi wa Rayon Sport bashaka bagiye kumuduhereza. Nkuru nziza Jean Paul, hello. Pika bisa ntabwo biri gukunda we sha kirekira twangiye, ariko nyine ubwo ngubwo abaje bamaze kuvugana nyine amubwira ibikenewe, amubwira ibisabwa, wenda bakanje turaza kubigaruka ibyo byose bikenewe bisaba kugira ngo Youssef abe yatazijana ku ijana, ariko nabyo byose Rayon Sport ngo yamaze kubyemera no kubisetinga hose kugira ngo ibe yagarura uyu Youssef. Kugira ngo ibe yagarura Youssef birumvikana. Hanyuma ubwo ngubwo ku munsi w'ejo nibwo nyine iyi Twitter ya perezida wa Rayon Sport agiye hanze, abantu baravuga bati byanga abya akunda ibintu bimaze kuba byiza cyane, ati kabisa byamaze kurangira. Mbibutse ko Youssef ayinjiye muri ekipe ya Rayon Sport umwaka ushize w'imikino, hanyuma aza gukinira ikipe ya Rayon Sport imikino 31, aza gutsinda ibitego 9. Hanyuma Youssef yaje gutandukana na Rayon Sport muri uyu mwaka w'imikino, abivuga ko atarari gufatwa neza muri ekipe ya Rayon Sport.
byaturutse ku kuba Youssef atarigeze abika ibanga agahita abishyira hanze ku buryo ngo ubuzima butameze neza muri Rayon Sport, abiza kurakaza umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport Jean Fidel, aza kumusezerera abinyujije kuri ekipe ya Rayon Casablanca, kubera ko uyu nguyu Youssef ni wo mu mukinnyi w'umwirerero rya Rayon Casablanca yahariye mu gihugu cya Maroc. Ubwo rero biza kurangira Youssef asubiye iwabo. Ubwo akigera iwabo ibintu byarasakuje, Youssef aragarutse, ariko ntabwo byari byo, ahubwo ubu ngubu noneho nibwo byabaye officiellement. Youssef biteganyije ko ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu azaba ari i Kigali, ariko ngo ntabwo azaba aje gusinya, ahubwo ngo azasinya muri merikato yo mu kwezi kwa 9 nibwo azasinya, hanyuma ze akina ikipe ya Rayon Sport sezo imwe n'igice, none sezo imwe y'umwaka utaha. Birumvikana ikintu cyateye motivation Youssef ni uburyo Rayon Sport iri kwitwara muri iyi minsi, ndetse inagaragaza ibimenyetso ko ishobora gutwara igikombe cy'amahoro ikibizakina imikino nyafurika CAF Confederation Cup. Bakavuga bati rero Youssef kuba twamugarura sawa, ndetse nawe kuba yabyumva biroroshye cyane bijyanye n'uburyo ekipe ya Rayon Sport iri kwitwara muri iyi minsi. Ubwo rero ikintu gihari nuko Youssef hari kondisiyo yasabye ekipe ya Rayon Sport, arabwira ati ibintu mbasabye nyaboneka muzagerageze mu bishyire mu bikorwa, hanyuma nanjye mbakorere akazi ngomba. Ubwo rero byanga byakunda rwose uwitwa Youssef we rwose yamaze kuba yagaruka muri Rayon Sport, byarangiye nabyise breaking news, kubera ko nzi ko byanga byakunda Youssef yamaze kuza muri Rayon Sport. It's a breaking news. Nahoze mbona hari abantu benshi cyane bari kubigarukaho pe, ibitekerezo byabaye byinshi ati Youssef arakaza neza, Youssef ibiki n'ibiki, ndetse hari n'amakuru mfite avuga ko Youssef atazaza wenyine. Abyumva neza, Youssef agomba kugarukana n'undi mugenzi we basanzwe bakinana, akubera ko ngo Youssef kuva yagenda aburiya ngo ntabwo yakinye muri ekipe nkuru, bahise mushyira mu academy nk'ibisanzwe, ariko bataramuhaye umwanya ngo yigaragaze muri ekipe nkuru, ngo nabyo bisa naho byamuciye intege. Ubwo rero wenda hari andi ma ekipe menshi cyane cyane mu gihugu cya Misiri yari gusa naho arambagiza Youssef, ariko Youssef akurikije ibihe yagiriye hano muri Rayon Sport, uburyo yabonye umurindi wa Rayon, uburyo ekipe ya Rayon Sport biri hejuru cyane, uburyo abafana ba Rayon Sport bagukunze, amahitamo ye yaje kuba Rayon Sport. Aravuga ati Rayon Sport ni ikipe nanyuzemo, ni ikipe nzi neza, rero ni ikipe ibyanga byakunda nakwitwara neza ndamutse nyigarutsemo. Ubwo rero nta gihindutse uwitwa Youssef ku itariki 26 z'ukwa gatanu azaba ari i Kigali, niko kunoza neza ibyo bamaze kuganira, hanyuma ku itariki mu kwezi kwa 9 aterekeho amasezerano y'umwaka umwe. Amafaranga yo ntabwo nayavuga kuko ntabwo byo ari abafisho, ariko wenda Jean Paul yaza kudufata kuri telefone, cyangwa se tuza kumvikana bitewe n'ikirere, byari kudukundira ko twari kumenya neza ese twari kumenya neza ibi ngibi ubundi bijyanye n'amafaranga noneho bihagaze bite. Ubwo rero reka mpite mbashimira neza nihuse, nshimire mwese kabisa mwahisemo neza kudukurikirana, nshimire abakunzi bacu bose birumvikana, hanyuma atwebwe tuzasubire ku munsi w'ejo. Ikiganiro ni cy'imikino, njye nitwa Jazo Christian.